Mana yanjye abantu bataza ku kibuga mwarahuwe, reba umutoza mukuru wamubonye bamwita Musirimu, ariko hano hari kuri Vive Hotel ngo ni umutoza kuri Vive Hotel, ariko ku kibuga nyine yari umufana ukomeye cyane, ariko kuri Vive Hotel yahageze aratuyobora twese turayamanika. Si umufana mukuru wamubonye, reka ze rwose reba ukuntu abana bazi kubyina. Hano rero yari after party, reka twinjire ku kibuga. Rero ku kibuga abantu nabonye abantu bishimye, hari abantu batajya bavuga, nabonye uburyo bavuga, abantu babandi muzi ngo baritonda, ngo ntago bajya bavuga. Umva, siporo ntabwo yagukundira. Reba ukuntu abantu bari beza cyane, reba ukuntu abantu bose Imana yari yabagize beza. Kuri uyu wa gatanu rero ibintu byari byiza cyane. Noneho reka mbabwire story, hari umuntu wansekeje ngo aba bantu bose muri kubona ahangaha, aba bose si Papa Fidele, si Papa Fidele wamubonye. Hari umuntu wambwiye rero ngo aba bantu bose muri kubona, aba bose muri kubona ukuntu ari beza, ngo Imana yabaremye ku cyumweru. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko ngo kwa gatandatu ngo yari yaruhutse ku isabato, ngo ubundi ihitiza ku cyumweru, ihitiremo abantu bishima. Wababonye abantu bishima, ariko Mana yanjye abantu batajya baza ku kibuga nzabagire nti, uriya mupapa ntabwo nzi, yari ari kumwe na kapiteni. Na Deje namufashe. Hari umuntu wambwiye ngo afite umwana ngo twitiranwa, ariko we ntabwo yitwa Eric wacu. Nizere ko neza namwe muhise mukora subscribe aho hasi. Nimba utakoze subscribe rero warahindutse, ntabwo ukiri umuntu mwiza. Ahangaha twari turi gufata ifoto rero, ifoto y'urwibutso. Mibirizi ngo yayitahanye ati muradukubise kabisa, mudukubitiye mu mujyi, ariko nimuza ku rucaca iriya hakurya Mibirizi tuzabanza tubagaburira ibijumba, noneho nitumara kubagaburira ibijumba tubazanire n'inshyushyu munywe, ubundi tubakubita ibindi bitego 3-1. niko bavugaga. Ariko ikipe ya Gihundwe nabonye irakomeye, sinzi niba n'iy'akarere yayitsinda ubu ngubu kabisa, simbizi kabisa. Njye nitwa Eric wacu nk'ibisanzwe. Hano twari turi gufata ifoto rero, nandi kubabwira nti abantu mutaza ku kibuga ni ukuri ko Imana izabasiga. Uti kubera iki? Hari igihe Imana izaza ikarobanura abantu bishimye, akaba ari bihita yitwarira mu ijuru. We bizagenda bite? Komeza ujye utaha, wigire mu rugo, wikingirane, uzasanga abandi bageze iruhande rwa Enoki. Aho rero byari ku kibuga, ariko Mana yanjye nari nishimye nanjye, nubwo muri kunyumva gutya ngo uriya Wilson na James ngabo mufaraha ahantu bagiye kwinjira. Abahita kuri Vive Hotel. Bahita kuri Vive Hotel. Iriya modoka niyo najemo, naje muri Parado. Nanjye naje muri Parado nyine, naje nyicayemo kandi naje nicaye muri kabine. Nari mfite n'amazi y'Inyange, mfite n'akajuice kabisa, nk'umuntu uri guserebura intsinzi. Nahageze kare kubera ko uyu muri kubona ugiye kuza, uyu yaje mu banyuma, hariya nari maze kunywa fanta, hoya nari maze kunywa fanta 2. Uyu nguyu yaje mu banyuma kabisa. Uyu yaje kabisa asanga twe twahageze kare, inkwakuzi kare. Aha ni kuri Vive Hotel kabisa, niho ikirori cyakomereje. Murashaka ko mbereka ibyabereye kuri Vive Hotel? Banza ukore subscribe. N'ubundi wowe ntabwo wahindutse, uracyari umuntu mwiza. Banza ukore subscribe hano rero kugira ngo dukomeze. Ni ukuri kw'Imana, ariko Mana yanjye ndabakunda. Reka mbibereke neza rwose. Iyi ni after party. Hariya nyine yari yibagiwe kubera ibyishimo, agira ngo ari kuri moto, yambara kasike. Hari ababyita ibyishimo. Uyu mugabo nababwiye yuko ari we mutoza. Nanjye kwibeshya, nanjye kuvuga ngo ni kapiteni. Ni umutoza, ariko yabihamije aranabitsindagira neza hano kuri Vive Hotel. Bamwita Musirimu. Ni ubwa mbere nayimubonye abyina, ntabwo nari nzi ko azi kubyina, ariko nyine ndi kureba nkagira ngo ari kubyina nka kwa kundi ba papa bajyaga babyina kera. Ariko nyine ni umutoza, ntabwo bikuye ko ari umutoza nyine, ariko ku kibuga aba ari umufana. Aba ari umufana ukomeye cyane rwose, nanabyemeye. Rero hari abantu bafite amatsiko ngo ese Deje yadutangarije iki? Reka nkabumvisha akantu yadutangarije. Sha ni keza.
ikirori, reba ikirori neza, reba musirimu, umva iki cyari ikirori ni ukuri si ukukubeshya, iyi yari futuboro mana, mbega umupira ni mwiza, noneho nanjye ndi kugenda mfiringi uburyohe bw'igihundwe, naje nikandagira ndi kwibaza mana yanjye we, noneho njibushe neza neza, ariko nyine nahakunze, uriya ni Nyababiri rero yari agiye kureba abana nyine, yari atashye hariya, yari adusize. Noneho reka mbabwire, muzi ukuntu byaje kugenda, noneho kapiteni w'ibitaro bya Mibirizi bamubajije ngo hano hantu urahabona ute, wakiriwe ute nyuma yo gutsindwa ekipe yawe igakubitwa ikagarikwa ewana bidasubirwaho rwose, murabizi neza ko twabakubise 2-1, ubutaha tuzabakubita 4-1. Ni ukuvuga ngo noneho kapiteni uzi ibintu yasubije, yavugishijwe ahita avuga ngo Yesu ndabona, ngo Yesu ndabona, nyine murabizi wa mugabo wo muri Bibiliya, wa wundi Imana yari Yesu yari akoze ku maso nyine agahita ahumuka, murabizi ko yahise avuga ngo Yesu ndabona, nyine yari atunguwe n'ahantu bari bamuzanye, nyine ni muri Vive Hotel. Noneho uriya mukobwa mwabonaga uri gusavinga nyine niwe wanyemeje rwose, yambwiye ngo boss, ngo ko fanta yashizemo tubazanira iyindi, ni ubwa mbere nyine byari bibaye nyine, n'akatazaza igihundwe nzakabona, nyine murabona ko abantu bari bishimye, nyine ko abantu bari bameze neza cyane. Noneho uzi ikintu cyambabaje hano mu kirori, reba ba kapiteni bose, dore ngaba ba kapiteni, murabona ahantu bari bicaye, ni abasirimu nyine, murahabona neza ko ibintu byari bimeze neza. Noneho ndi kubabwira ngo ikintu cyambabaje, muzi ikintu cyambabaje ni ukuntu noneho nageze mu rugo, amashusho nafashe nsanga ndayafite, ariko amajwi yavuyemo, ariko mana yanjye nababaye, ariko ntacyo byantwaye, ntabwo byampungabanyije rwose, murabyumva ko ameze neza. Hano abantu bari bameze neza, muzi ko Wiliso yitonda we, Wiliso aritonda, mana yanjye nawe namubonye mu kirori aritonda cyane, ariko umuntu witwa Elise kuri Rigence azi kubyina, mana yanjye, ni ukuri nzamujyanira Diamond ajya abyinira Diamond, kuko nabonye abishoboye cyane. Eric Kiyayi nyine yari ari kubwira, Eric Kiyayi nyine usibye ko ari umuyobozi wacu nyine hano mu bitaro, ariko nyine ni na kapiteni wa ekipe nyine, yari ari kumubwira ati wihangane kabisa, uyu musore rero nyine kapiteni wa Mibirizi ati twayobewe ahantu tuzabakira, ni ukuri n'ubu ntabwo twari twamenye uburyo tuzabakiramo nimuramuka muje Mibirizi, ubu nyine ni nk'aho twabatsinze ibitego 5-1, kubera ko nabo basigaranye dayireme, cyangwa se bari kwibaza ngo aba bantu tuzabakire, uzi kujya gusura umuntu ugasanga yarakwiteguye, noneho nawe ugatahana umwenda wo kwibaza ngo uyu muntu nzamwicaza he, nzamwakiriza iki. Nimba utarahindutse kora subscribe.